Narazinye amatara ubwo nzi ko uzayobora yose nzi ko uzamutoza wari ajya kure nta gushubije netse ikibazo nari nkubajije ndakubajije ngo ibyo ngibyo kuba kimenyera abahemukiye abanyamupira bigahurira he no kuba urugo rwe rwasenyuka yego mu kimenyi ngo yahemukiye abanyamupira yarahemutse banyarwandakazi ugize nawe wisanga imbere wagenda ukayisanga imbere kimenyi yaraduhemukiye muri Rayon Sport yagiye akora ibintu byinshi by'amanyanga ameze nka Kadimu Ndayi wa muduzamu watsinze igitego kuri Marine kikidunda yatugambanira tubura igikombe tugenda wabariyo iyo uhemutse ntabwo ari byiza guhemuka mwana nk'ubu nkanjye mbeshejweho n'abatawuneri neza uko ubizi kuva nava amagera none se Kimenyi yagiye gushaka umuntu atazi neza nimba ushatse umugore muhuriye muri shisha cyangwa akadirake cyangwa hehe urumva hataho umuzeribene yari hehe Kimenyi yive yahuriye na Muyango kadirake none se Muyango nimba yabaye umuzeribene ukeka ko byapfuye kwizana oya hari icyabiteye kina kujya ninjira mu buzima bw'abantu sinjya muri VIP y'umuntu Banyarwandakazi aho muherereye hose mu ntara enye zigize igihugu cyacu abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abari iburasirazuba ndetse n'abari iburengerazuba tutibagiwe abari hagati mu mujyi wa Kigali ubwo ngubwo dusuhuze n'abari ibwota amasimbi aba diaspora iyi ngiyi ni Kim TV Rwa ndetse na DP TV Rwanda inyuma ya kamera nk'ibisanzwe ni Emmy Kabaka naho imbere ya kamera bamwita umureyo w'ukuri Kabananga Isaac Kabananga muraho abatuye muri Amerika abatuye muri Aziya turi kuvugira hano kuri Kim TV ni Kim TV cyane Kabaka Kim TV na DP TV nawe amutera nkunga wawe aranyumva mbanje gusuhuza burya ngewe suza umuntu wagiriye akamaro utangira akamaro yabiguye nsuhuje Ejide ari mu bantu ushima yanyishimije umwaka wose nshimye Treting Nana kwa Nyamabondo nshimye umuvandimwe wanjye murumuna wanjye uri mu buzima Etofisi ntabwo Etofisi dukundana kubera ko ari umwaperi cyangwa umureyo dukundana kuko turi abantu twabyirukanye nakina gupira Maison de Jeune bana wakinga umupira nakina umupira nakinye muri Runde nakinye mu Maramba nagiye Maison de Jeune Etofisi yanumiye ati ngwino dukine mu gapira k'abasaza ibitego ibyo bibiri byose byose mu minota 85 na 88 cyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe Kabana ubundi se turi gukina muri Esperance Etofisi kina muri Esperance hashize nk'imyaka 2013 Etofisi yarangwete kumva ko byabuyemera ngo acyure umupira ngwino werekana umupira Donatien akiyobora Maison de Jeune ndagenda ku munota 43 naba ku kitego cya mbere ku munota 48 naserebuye byanyabyo baba kuri Cristiano Ronaldo aserebuye oya baba ku cya kabiri ku munota 88 no kugira ngo ukunde umupira burya bifite intandaro eze waruzi ko ngiye mukunda mu magambo nagize ngo wakunze umupira kubwo nyine kujya gufana umugabo inani gatatu nari mu Maramba FC mu Maramba FC inani kane nari ngiye muri Ronderi yakinagamo abayunga Silas na bamuvana yego inani gatatu nari mu stili y'amashoko kwa Kanamugire hariye kurubara inani n'umunani nari muri Junior Kiyovu 8 n'umunani wari muri Junior Kiyovu nari muri Junior Kiyovu umupira mukunda ngenera gukinye none se wa mugabo we wo munyamakuru ni hari umuvana mutwe gutumire Kanombe kujya mu bigo na cy'umupira kari Kizori Garanzi Desandre coaches bajimika tete bose baranzi ejo nzajogera umupira yego none se Kabana ibyo bintu byose umbwiye uko wakinaga umupira wabihuzaga gute no gucuruza amamodoka amamodoka n'urugendo runini wa muvandimwe rero nabanje gucuruza inkweto 96 ncuruza amabaro mambura amabaro y'inkweto umuvunjayi
98 yego ndacuruza nkajya sohoka nkajya makuriya ku mafaranga za Victoria nkajya kuri za Sage Bujumbura amafaranga njya muri za ndangamirwa zacu nyine ntabwo bakibita indaya n'indangamirwa nyine amafaranga barayakigitashira ariko ntabwo yari aribo bayaribo nyine abahanzi bayo ase reka uretse kujya mu bahanzi nkubazeho gato nk'umugore uzi wabara kuriya amafaranga ya nyayo yawe uvuga iti ngewe no mugore ntabwo nzigera mwibagirwa urauze amazina ye umugore wandi amafaranga ntabwo namuvuga kuri televiziyo star uko cyane nafasha aragufasha nafasha ariko nabaza kuko amafaranga abanyarwanda kasi yego abatuye muri Amerika abatuye muri Asia ngiye inkuru yanjye sinjya mbeshye ngiwe yego amafaranga yanjye abakinyi barayazi abanyamuziki barayazi ariko ngiye kuba undi muntu uzi ko nari nyafite yego Keti uramuzi Keti ya wowe yero mutazi Keti Keti ya hari rega niba Keti ya beshi Keti hari ni Keti bashabese mwese bamwita ntago yitwa Keti namugurishije imodoka yari niyo yarafite ndayigurisha Keti bashabe wamugurishije imodoka yafite 10 ya silver namugurisha n'indi inshuti yanjye yego niba uzi ko natunze amafaranga Keti bashabe yari ku mafaranga yawe nawe se ntabwo twakorana mu business nkamugura imodoka nanjye nkamugurira agira gute hari undi mugabo nawe nakora undi muvandimwe nawe nkunda Shadib uramuzi Shadib Shadib nawe ni inshuti yanjye wamugana natunze amafaranga aroye mukomeresha shaka manza zamiriye kuri Giti Hotel amasezerano yanjye nagaragira sha amafaranga ntabwo ndabona amahirwe ya kabiri yo gusubirana kamana kuzi ko natunze amafaranga ubu tuvugana koko umukire wese sha mbavukiye se ntagaragera hanga ndi kuri Giti Hotel hari umuntu warungura agapiri munsi ahubwo sha Giti Hotel bavukiye yarambwiye ati wa mugabo neza uko bakuruse atari ko buryo uri muzima yaramwe ngo zangira neza abantu bose n'amasezerano bagenda bama ubu rero wese sha uyava uraje se nyaryeho nawe mureze ko wangwe muri Gisenyi waje ngwino kuri Hotel unsuze rero niho ndi sawa sawa oya azaboneka amahirwe ya kabiri azaboneka uretse ko mfite abanyaburayi banyemera oya azaboneka wumura azaboneka bana na baranyemera bayishite baranyemera hari wishyuza umwaka wose hari undi waguze sitoke y'ibyo kurya ni ukuvuga ngo icyo mbura ni agatelefoni bakitije naraye muri za ndangamirwa zirakitiza nanone ubu ndi kuvugira ku gatoya WhatsApp bayihitanye wayijyanye ugerageze ndi mu kiganiro ugerageze uze kundeba ugerageze uze kundeba sawa sawa rero muvandimwe yego wari ukinyibwirira abantu bazi ko watunze nk'amafaranga bya nyabyo wagiye ngo ugurisha amamodoka urababara yego yego kabana ni nk'ubuhe butumwa waha nk'umujene ufite wagize amahirwe yo gutunga amafaranga akiri mutoya ubutumwa namuha nk'umuntu wundi watunze amafaranga ari mutoya yego bamwita Chance Dene ariwe bita Gacinya Chance Dene ubutumwa ni ubugeneye nyamuneka Chance Gacinya ntuzakine ku mafaranga kuko jewe nayakinyemo mura n'ingaruka zayo yego nge nayaryaga ntuzapfusha urumva nk'abantu yego batwarabaye ahantu runaka mu buturo bw'urupfu waturanye n'urupfu nge naturanye n'urupfu yego
none iyo waturanye n'urupfu rero ukabona urarokotse yego ubu uzi ko isa n'isa wapfa nta cyizere uba ufite cyo kubaho yego ubwo rero naryaga mwe n'ubundi ejo nzapfa ubaye nk'uzapfesha yego kandi simenye Imana ko yavuze ngo baho kigufiteho umugambi none birangiye nitaye ubabariye nafite sikoti zidinze eka zidinze mu kabari ni mu bantu ba mbere batunze boss amwe uyu mujyi ngaba abanyamujumba bande abose bose barabazi nta boss n'imwe iterabaye inyuma yanjye ihemba gusa iryimwe karyimwe ikanahemba kugira ngo hatagira umuntu unyegera gusa birangiye tugena wangu inzoga yitwa Hennessy na Martin none ubu uri kwinywera igihe ngurira Primus Jean yashizemo nzanya Primus kabaka nawe byaramuyobeye nta kintu ariho nge nta kintu mba afite nzanya Primus wa mugabo bumwiyoreye twikomereze birangira utashye wabareye Gabana ejo ngeze gutya nkubonye Kigali Universe ejo hageze ute umukire mugenzi wawe Bobo wari wagutumiye noneze muri Kigali Universe nari natumiwe n'umugabo dukunda cyane witwa Bubu nari natumiwe na Coach Gayen ndagenda gusa nari nasizemo gakeya gusa nitwaye neza nsabye imbabazi nongera kugenda mu bantu bakuza yagerageza bitware neza bitware nk'abantu nk'abasaza banasohoye buriya nari kumasebye eba kubashuje James na Radi manu bakagushura yego wabusebye akaje ngo wari uri kwishyuza King James ngo amafaranga niyo makuru namenye ndashaka kugenera abahanzi bagufitiye amafaranga ubutumwa wonde umuhanzi wa mbere ugufitiye amafaranga menshi nini oya naga ari amafaranga bafitiye ni deni y'urukundo umuntu wa mbere nishyuza ese urukundo rurishyurwa kamana umuntu wa mbere nishyuza Senderi International Hit batuma bose inshuti zanjye babuze melody bakije musi bagerageze muri ya fundraising bashaka kumurira n'abahanzi barimo babisuzuna abandi bose baduje bakore fundraising yabo Dubai naho bitapaso nawe yagiye gukoresha fundraising yego bana mu bugi bakoresha fundraising bantu mu Budage bakoresha fundraising barabikora akantu nakora ndeke gusabiza na free service kama n'umuntu akakanya wa mbere ushimira wakwituye urukundo nawe wamugiriye ninde Etoffice muvandimwe Nana mushiki wacu ngirira neza ndebe ko nabara ka telefone Etoffice ni muntu ki ku buzima bwawe Etoffice ubuzima bwanjye ni byose Etoffice ntabwo ziranye n'umuraperi twarabyirukanye yego umugore wanjye yigeze kumbwira ati se kuki ugendana n'umwana mutoya icyenda kangahe bibiri kabiri yarambwiye ati umwana muto mugendana mutanangana biterwa n'iki yego ndavuga ni umwana mutoya mu gihe uzaba wamindutse wagira ngo ndaradumura gusa mu gihe uzaba wamindutse wane w'inyuma umwana ntuzamunda yego birangiye Etoffice ari wonetse nawe dore ngo yarabizi ku izina ry'Imana umuntu nakujya mbeshya yego icyo gihe twatugiye gufana Karekezi Olivier yarabizi yego Etoffice Benjamin mu Mavubi yego yaje kundira mu gitondo tubyubugari Etoffice Kadirake bita tujye Bujumbura tugenda dutera abantu musingo muri birisi nafite nabiragenda nigisha yego Etoffice umugore yarambwiye ati kutugenda n'umwana muto yego ni jewe umwana uzamuka wagira ngo ngende umuraguzuma wari iraguriye byarangiye Etoffice ni uri kumwe n'umuntu azisha manguri izoga mwana uri kubospine nakugura mwana manguri izoga yego suko birangiye Etoffice yari unuzi pe ivuze ngo wari warabyihanuriye umugore namugeni wowe wanyanga dufitanye abantu 8 abyumve naho hari yego uyu mwana ndi kugenda ari mutoya mufitanye abantu 8 umugore wawe dufitanye abantu 8 harimo imfura y'imyaka 24 harimo n'imanga yego ukuvuga ngo bose n'umugore abatwaye bari kumwe n'umugore mu mitungo yanjye nyine yego jemba muri apartment ariko abagore banje bose bari batatu bamazu yabo Gabano ba muri apartment cyangwa ba mu kazu gato
Tamburete. Kamba nangeje muri nakubonye uvuga ko nwese geto na aparitoma papa. Yego. Nabaye za Sky Hotel, nabaye Panafrica, nabaye yari ku Gisozi kwa Panafrica ngo wari barayifasha umwaka wose. Aha. Ngo rero iya turuma ya Pantumira cyane. Yego. Mu bantu wavuze ko nigeze numva uvuga uwo bita Taifa Bruno. Taifa Bruno Imana yo mujuru kumugisha unyoresho gifundo cy'amafaranga hakirigare ko ndateganya kuzapfa mu iyi minsi. Urateganya gupfa ryari kamba? Ndateganya gupfa nko mu iyi minsi. Urabura iminsi ngaye gupfa? Nshobora kuzapfa mu kwezi kwa 12. Mu kwezi kwa 12 urumva uzaba wagiye. Ariko urumva Taifa rero iminsi mikuru ntabwo izagusiga kabana. Ntabwo izasiga rwose banzaba arigendeye wabariyo. Wese Taifa ngayo mafaranga utama hakiri kare. Taifa amafaranga azagwa no kuguramo isanduku. Ya nakajya benshi aragira ngo yame hakiri kare kuko yaravuze ati ungaye gutsinda nungayigore. Uriya mwana wo mu Tanzania. Yego. Yari afite se w'imfura warwara igihugu. Ntabwo Taifa yambeshye. Kuko amaboko yari nawe inyama nziza izitetse ifiriti zigize gute ntabwo Taifa yambeshye. Yego. Twasanye pe we na Regis. Yarambuye bazamira ifurumba ntabwo yamagaho mu utajyangwa ijana ariko Taifa niyo atama menshi ariko ntabwo azambeshye. Muvandimwe rero Taifa nta muri YouTube watagira telefone muri biganiro mfite ngomba kubyumva kugira ngo naza gukora ikosa uko namutse nkoze ikosa wa muvandimwe wanjye w'umutsaperi yankunda kona zikwambara owe bitamurangira bitamurangira mwarabaye n'umutsaperi ubundi ngiye mvuka mu muryango w'abantu bazi gutsapa imyenda y'amanamba ejo barabari mu manamba kandi wacuruje n'ibyangwe koko none se umwenda w'amanamba wa munyamakuru we niwo manamba ejo wapi ejo niko namba nuko nambaye hungu reka burya dogita murangira azi gutsapa azi kwambara uramwemera ndamwemeje nakujemo uramwemera murangira ni muzima nakazamo mwana umbaza oye bimuri twikore eko murangira uramwemera ijana ku ijana kabana niki kintu wicuza ku buzima bwawe aka kanya nicuza kuba narasambanye ajya mu ndaya ajya mu ndanganirwa amafaranga yanjye agashira kirikana kandi iyo ntabijyamo ubu mfite etage ya Great Hotel ese wabuze ko Great Hotel bavuke Eugene yaje asanga mfite amafaranga kumurusha yego cyo nicyo kintu wicuza natabuja ntabwo ngusebeje ndagusuje kwikawa yawe uvuye mu cyaro awe izamuhondo amafaranga waje ari ngiye uyafite imodoka yose yaguze ninjye wayiguraga irangati kabana wakomeje ku bintu by'umupira cyane ndashaka kukubaza ikintu uwo bita Kimenyi Yves uramuzi Kimenyi Yves muraziranye amakuru ahari se ari kuvugwa ku mwino minsi kuwo bita DJ Brian yabaramutwariye umugore DJ Brian bivuga ko ngo ari umutinganyi urayavuga iki Kimenyi gira nk'ubutumwa ugenera urugo rwa Kimenyi na Muyango yego ibibazo byo byatangiye mwese hasi nukuvuga ngo baca umugani mu kiragana ngo ibyago byasiye ibyatsi bigira gute ibyatsi bimwe inzira nukuvuga ngo umuvandimwe Kimenyi ibibazo byatangiye muri hasi gusa umbaza ibintu nawe ubuze yego kwa mutwaye umugore n'umutima bazawutwara kubera ko bamwibasiye kuva kera ahubwo icyo namugira inama yakwigira kwa Gitwaza cyangwa kwa Minyoni bakamukora icyo bita la diverance yakigira mu mana yego n'ubundi ibindi byose bazabitwara hari akajambo uvuze ngo n'umutima bazawutwara ubwo bazawutwara gute umutima wa Kimenyi ntabwo bazawutwara iyo amaze kwimurira umuntu cyangwa umugore urwari indwara yitwa guhungabana yego kuri impamvu ngenge mfite agahenge ndwaye depression y'agahinda k'udufaranga naguze yego ariko ku rundi ruhande ndi umunyamujyi w'umutabineza kurange niwanyibeshya
ujya kuvuga ibintu namaze kukubara, ujya gutekereza njye natekereje. yego noneho Kimenyi we ashobora kwigira gutya babakobwa bamushima mu mutwe ubwenge bukaburagiye. yego none se nk'ibi by'abatinganyi bije bite? bivugwa ko wamutwaye umugore kandi na Kimenyi yive ubwo yarabyivugiye ko yabwiye umugore we ngo ko ari yabwiye umugore ko asigaye abona afite imico y'abaresbiyene. none Kimenyi kuba Kimenyi we ni iki? n'umugabo. Amakosa yakoze urayazi? Amakosa ya Kimenyi ntayo nza ubwo mbwira. none se umupira wuvuyemo gute? Yaravunitse. Yavunitse he? Yavunitse akaguru ko tuzi ko yakoze n'ubukwe yambaye kamambiri Masai. Yego mu Kimenyi wahemukiye abanyamupira. yarahemutse. Banyarwandakazi ugize nawe wisanga imbere, wagenda ukayisanga imbere. Kimenyi yaraduhemukiye muri Rayon Sport, yagiye akora ibintu byinshi by'amanyanga, ameze nka Kadimu Ndayi wa mudozamu batsinze igitego kuri Marine kikidunda. Yatugambanira tubura igikombe tugenda wabariyo. Iyo uhemutse ntabwo ari byiza guhemuka mwana. Nk'ubu nkanjye mbeshejweho n'abatawuneri. Neza uko ubizi kuva nava amageragere nafungijwe n'umugore arakazi ndakora. None se sindya sinywa nkanasinda. Yego ni bande bambeshejeho? abatawuneri. Abo nagize gute? Abo wagiriye neza. Kuki mugabo baravuga ngo kandi gira neza wigira ute wigendere. Munyamakuru we iyo ugize neza wisanga imbere, wagenda nabo ukayisanga imbere. Njyewe rero neza nagize imbere. Jimmy Gatete ndagusuhuje. Desangelas Benjamin coaches nari nababwiye ko n'ubundi mubwire Benjamin. Kaze mubwire mureba muvandimwe wanjye Olivier Karekezi. Niwe muntu wabashije gutsinda ikipe yitwa Pere wakinnyemo inshuro ebyiri izimya amatara. Wa mbere warabatsinze ku Gisenyi twari duhari, nari ndi kumwe na head office. Ubwa kabiri turabura batsinda none bazimya amatara. Ubu njye nazi ko uzayobora yose, nazi ko uzamutoza wa Rayon. Ajya kure ntago ushubije netse ikibazo nari nkubajije. Ndakubajije ngo ibyo kuba Kimenyi abahemukiye abanyamupira bigahurira he no kuba urugo rwe rwasenyuka. None se Kimenyi yagiye gushaka umuntu atazi. Neza nimba ushatse umugore muhuriye muri shisha cyangwa Kadirake cyangwa heye, urumva hataho umuzeribene ari hehe? Kimenyi yive yahuriye na Muyango Kadirake. None se Muyango nimba yabaye umuzeribene ukeka ko byapfuye kwizana? Oya ari icyabiteye. Kina kujya ninjira mu buzima bw'abantu, sinjya muri VIP y'umuntu no kuvuga kuri abo basitari nuko warubimbajije. Uvuga iki ngewe sinjya ninjira muri VIP y'umuntu, sinjya mu matiku. Ibyo bya Muyambo n'ibya Kimenyi munyamakuru bivemo tuganira ibindi. Oya tutarabivamo, uvuga iki ku butinganyi tubona bwadutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Mbere na mbere Imana yaremye iki? Umuntu. Ntago ari kwanditse. Itangiriro igice cya mbere. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Umwuka w'Imana wagendaga agenda hejuru. Imana iravuga ngo habeho isanzure hagati y'ijuru n'isi. Ibaho. Rukumva? Yego. Icyaha cyatumye Sodoma n'Igomora harimbuka cyari kihe? Icyaha cyatumye Sodoma n'Igomora harimbuka cyari kihe? Abamarayika bavuye mu ijuru. Yego. Baza kubwira Loti ngo ahunge Sodoma n'Igomora. Abantu b'i Sodoma barabaye ngo tubafate ku ngufu kandi ari abahungu.
Loti arababwira ngo aroye rasa ku ngingo. Databuja telefone yawe namenye ko nawe usigaye ubeshya, burya telefone Nyamabondo databuja ngo iri muri kode ntabwo igiye hamagarwa. Kandi bayihamagaye abanyamakuru hano kuri YouTube bikanga. Ndi kumwe na Yanza Zame umunyamakuru witwa Kabaka. Aho Kabaka agira amafaranga. None reba gukora ikiganiro itandara kugura na Primus nimwe. None se databuja Nyamabondo uri he? Amagana yeze shaho abagabo mbacika. Ndangira nyina ahantu uri. Heze Kimisagara kwa nini uri Kimisagara ya Magana he? Genda Giriti Hotel. None suragira ngo amana nizama amayigo ya kabiri. None se ngusanga databuja. Oya mba mwana mbwira uri Imana ariko nawe ujya urasa ku ngingo mwa uzikurishe uri data. Warugeze Sodoma na Gomora. Bavandimwe rero ubutumwa ngiye kuba Pastor Gitwaza. Ntabwo bavuga ibintu by'Imana wambaye izi ngofero ubuza wazikuramo. Yego. Apotre Mignoni, Pastor Masasu, Apotre Yongwe, Pastor Musinduzi Faustin, Pastor Korode, n'izi bintu bijyanye na Bibiliya n'izitoroje ku Gisenyi. Bibiliya nyise mu mutwe. Nabaye muririmbyi y'umuririmbyi buri umubwiriza butumwa nawe. Nukuvuga ngo rero icyaha cyane Imana yanga ni icyaha cyitwa ubutinganya. Yego. Isodoma ni Gomora bakoze ibyaha byinshi. Ariko bakaba bari umugabo w'umukiranutsi witwa Loti afite abakobwa babiri bisugi batararongorwaho na gatoya. Yego. Imana mutuma abamarayika babiri wenda nimba ari Gaburiyeli nimba nde simbizi. Ariko bageze Isodoma ni Gomora babwira Loti bati hunga hano hagiye kurimbuka. Loti agenda abwira abantu bo mu rwa ati hano hagiye kurimbuka. None kuko binjiye abantu b'Isodoma babareba barabati Loti tubabarire udoba abagabo binjiye aho ngaho dukora ibintu by'ubutinganya. Yego. No Loti arababwira ati ariko ko mfite abana babiri bakira amasugi. Yego. Baba yari bamufata ariko abantu b'Imana mukabareka. Ngo yawakigabaye ngo cyaje ari gisuke. Ngo cyazanye udutika ngaha. Ngo kiraza turacyemera turagikunda. Ngo turashakaho bagabo. Yego. Abamareka babwiye Loti ati reka tukwereke. Bahita babagira insasano. Barahuma. Yego. Bamaze guhuma babwira Loti n'umugore we n'umuryango we ati muhunge. Bazotse Isodoma ni Gomora abamareka baravuga bati Yego. Loti n'umuryango ntaje umuntu ureba inyuma. Umugore arebye inyuma yahise aba inkingi y'iki y'umunyu. Nabugingo n'ubugiye muri Isirayeli wasanga umugore wa Loti ari inkingi bajya no kumusura kubera kureba inyuma gusa. Iyo urebye inyuma uburebye iby'isi. Muzengo muyango yarebye iby'isi cyane. Yego. Muyango yarebye iby'isi. Iyo urebye inyuma uburebye iby'isi. Nukuvuga ngo Yesu Kristo saro ngo ndagusubujije Imana ikoreze bazagufungura nta kibazo tuzakuvuganira. Buriya saro ngo yari yakize neza. Yikora ibyo kwivura byiwe nabaye n'umuvugizi we. Vuga ni Imana yadoye umuvuzi mwiza wa gakondo. Nukuvuga ngo sango yadakorwa se ngwagenda hejuru y'amazi. Kubera abanyamakuru nkamwe mubeshye mukamukora editing. Umuntu wagenda hejuru y'amaso ni umuremyi wa byese, ni umuremyi wa twese Yesu Kristo. Yagendeje amazi Petero amubaza ati ese nanjye nabikora ati wabikora. Petero abikoze ariko amaso ajya mu by'isi ahita arohama. None muvandimwe wanjye yagendeje amazi koko Tubizi. Saro ngo yagendeje amazi Tubizi. Ahubwo arumbwe ngo muyango yarebye nyuma. Kandi byabaye nka Sarongo. Sarongo yari yayitinze neza ariko atangira gutubura abeshya abantu ngo agenda hejuru y'amazi ngo ari kureba amafi. Tumufungurire ko ari wari tumujyane kuri Muhazi agenda hejuru y'amazi bahita bamufungura.
niba reba mukata imyaka 2 ubu ntago yajura bakabikubita imyaka 5 si inshuti yanjye tumufungure yageneje amazi arababwiye kirazira kwibeshyera ibyahishuwe ibice 22 umurongo w'eruka wo muri Bibiliya uravuga ngo hanze ya Yerusalemu hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakagira gute bakabikora. Timoteyo wa mbere haranditse ngo uwe nembere butegwa bwo musimeruka abantu bazaba bikunda bakunda imiya badakunda nababo. Yego nukuvuga ngo umuntu uramubwira ati se databuja ko mfite ikibazo boss noze shako ngiye ntago munsi koko mwana kibukoko noze shako nashiriwe ja aho yarakennye naye bamaga primus se nyine ngiye mfite inyota bamaga primus bavandimwe rero twasi ko kimenyi muyango yari yakundiye kimenyi muto muyambo nta mugore ugira urukundo mwabavandimwe mwe abagore bose baza bashaka amafaranga nukuvuga ngo mwabagabo mwe rero ni mukanura amaso y'umutima wa mugani wa mutoza waje gufana Rayon Sport wa mutoza toje Rayon Sport hajya yitwanira uri wavuze oya ari umutoza rutsimbura yaravuze ngo amaso twambara mujeze abanyamakuru urabona APR izatsinda Rayon Sport atamaso y'umutima arakanwe nayo gonga arakanwe APR dukubita ibitego 4 Antoine abagabo muhumuke rero mavandimwe mwe abagore ntibadukunda nk'ubu njye najatse abagore 3 n'ishureke zigeze kuri bingahe nagiye mageragere abarimo umuntu agusuza n'udusenyenge nta wasuye nasuwe n'umwana wanjye abakire bose twazanye mawisiki na za maritini nta numwe wahageze bose bajyaga boza utwo dufaranga nanjye nibajyayo nzaboheza amafaranga ariko simbifuje kujya ko nabonye utakwifuza ko umuntu ajya mageragere ariko shara umukire mwiza disi Papa Sekuse uri ujyana abantu muri Canada kwa Rushigiro uri ugira ibintu by'amagriti wote by'amagreen card shayanzaniye ikarite 2 z'amata anyishyura ibyo kurya by'amezi 2 arambwiye ati byanyuma rwose arambwira ati wa mugabo we wambabara ukareka inzu gukakizwa ariko byaranze ubu twaranashwanye kubera ko ndi umusinzi ku musozo w'ikiganiro cyacu ntabwo twasoza ikiganiro ntakubajije ku ikipe yawe wihebeye ngo twagiye muri kinyamupira Rayon Sport bavandimwe rero ntago ndi umure usangwe sindi rwa rutabura sindi marayika nari ndi muri stati na n'umuntu acyarimo ndacyaka stati niyo tugenderaho ya 2010 hafi na 5 ivuga ngo abareo bari mu nama na 73 kamananga umureo kuri ari ku rupapuro rwa 15 nje nemerewe kwirukana umuntu muri siporo ariko ntabwo nabivuga ku giti cyanjye natanga ibitekerezo uyu muntu ndabona adashobotse yari kutuvangira nave muri siporo Messi yashize nabonye uvuga ngo aba bagabo bari muri Rayon Sport bose ndashaka kubirukana naye nabirukanye ndangije ndongera ngira umutima w'imwe n'uzanyicisha urumva ndabona ariko Tadeyo aye njya kumureba akankubita iryo senkani cyangwa iryo jana nkabona iminsi 10 ari mukuraho ntacyo yabimariye oya nje ntago nigeze ngambana pe oya njyewe njya kumureba nk'umukire mugenzi wanjye wahombye ntabwo ndakennye insenye duvuga ati ngwino ngudufaranga ariko sinashyikira amakosa arimo nk'ubu Tadeyo komite yose ntigira ukumvikana nawe wapi nuzajya ubabariyo Gacinya yagiye ubabariyo Muvunyi yagiye ubabariyo Muvunyi bosi wacu yagiye ubabariyo nuza Prosper yagiye ubabariyo kubera iki ubwo ni Tadeyo
Tadeyo yakoze ikosa agura abakinnyi atabagishije abantu inama. Ubu nukuvuga ngo tuvugana ngo yaguze imifungo y'abarundi. Abo barundi batanu nibo bazajya gutwara Confederation. Bibaho. Twe dukeneye abakinnyi ba Burkina Faso. Ale. Rasa ku ngingo ndi mu kiganiro, rasa ku ngingo urinde wowe. Yeah? Urinde. Dukomeze nta kibazo. Urumva ari ibintu byanambabaje na makuru y'indani navumbuye umuntu yamamagaye yafise iminota 25 arambwira ati birongeye biracika muri Rayon Sport. Ejo ntabwo twakoze inama yo kwiyunga kubicitse bite n'imyitozo itarabaho. Umuntu yamagaye ati kamana byacitse bitangaze nise byacitse gute ati abayobozi bikumuye bose batize ko Tadeyo yaguze abarundi batanu nta muntu agishije inama. Abarundi se dukinira abakinyi ba Burkina Faso abakanada abanuza bakameruni abasenegali niyo twagura umukinyi wa 50 APR yaguze umukinyi wa 200. Abarundi koko batarebwa muri championnat nibo bazatugize muri Confederation. Nukuvuga ngo ari gukora ibintu wenyine ku giti kiwe atagishije inama. Ubwo rero icyo gihe muri Rayon Sport harimo bombori ego icyo cyatumye tudatwara igikombe. None se twageze kuri 28 n'abagambanye twageze ku itariki kuri 28 Bugesera 15 ikipe ya nyuma Vision yaramanutse mu cyiciro cya kabiri. Wambwira gute kuri izo match wazitsindwa ugahita ubura igikombe apere kagiye gutwara? Twagambaniwe n'abantu bangahe mu bayobozi harimo umugambanyi umwe, mu bakinyi harimo Muhire Keve,